Hello, muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese, aho muri ariho hose, ndabasuhuje mbahaye ikaze hano kuri Isho TV, nimuze tubane nanone muri wa mwanya wo kuganira, ni muri wa mwanya w'ibitekerezo, ni muri wa mwanya w'inama, dufatana amaboko mu buzima bwacu busanzwe bw'aka kanya ndetse n'ubw'igihe kizaza mu gihe Imana izaba ikidutije ubuzima. Ni karibu rero tubane, ariko aka kanya nakubwiye ngo nawe hari parufe zawe kandi nziza zihumura neza ku kigero cyawe. Hari parufe nziza cyangwa se body spray nziza ushobora kubona ku mafaranga makeya bitewe n'uko uhagaze, kandi nawe ukagenda wumva wihumurira, n'uwo mwahuye yagusuza kumva urahumura. Hari abantu benshi bazi yuko parufe ari ya parufe ishobora kumara iminsi 2 mu mwenda, cyangwa se body spray imara iminsi 2 mu mwenda. Niyo mpamvu twabazaniye parufe ku giciro gikeya, nawe ukeka ko utabona parufe nziza ku giciro gikeya twazibazaniye. Ndiza ntashidikanya yuko aka kanya tugiye kubana ukareba parufe nziza kuva ku bihumbi 2 kuzamura, wabona parufe nziza witera wifashisha mu gihe utarabona ya mafaranga yo kugura parufe ihenze, ariko kuko wabazaniye parufe wakwifashisha mu gihe utarabona ya mafaranga wajya kugura parufe zihenze, mu gihe utarahembwa, mu gihe utarabona ya mafaranga rwose. Hano hari uduparufe ushobora kwifashisha ukitera ukagenda wihumurira ndetse ukagenda wumva wiryoheye. Ni karibu tubane rero mbereke parufe zagufasha umunsi ku wundi, mu gihe wabuze uko ugira kuba wifite ibihumbi 2 byawe, 3 se, 5, 7, 10 byawe, wakwibonera parufe nziza itaguhenze kandi ukagenda wumva n'ubundi umeze neza. Ku bantu bamenyere kwitera parufe, hari igihe uba wumva utava mu cyumba cyangwa muri shambure yawe utiteye parufe. Rero ni karibu tubane muri uwo mwanya. Utu tuntu abantu batuzi baratuzi ko ari utuntu dukora umuti ku bantu benshi. Ni utuntu rwose tuba dufite, buri kose kaba gafite umubare wako. Ari abapapa baragakoresha, ari abasore baragakoresha, ari abakobwa, abamama baradukoresha cyane, kandi turakunditse bitewe n'uko ahantu hose wakagendana, mu mufuka w'ishati, mu mufuka w'ipantaro, mu isakoshi. Agasakoshi kaba ari gato cyane, kano kantu kabasha kujyamo. Ni karibu rero wigurire uduparufe tw'ibihumbi 2. Utu ngutu batwita sansiro, abandi bakatwita ngo ni uduparufe tw'udukaramu. Utu tuntu turakunzwe cyane. Utu tuntu ni utuntu twiza umuntu yifashisha mu gihe utarabona amafaranga yo kugura parufe yayindi ihenze. Nawe ni akantu wifashisha rwose ukaba neza, wagenda wumva uhumura nta kibazo. Ku bihumbi 2 byawe, ku bihumbi 2 byawe ukitera parufe ukagenda wumva uhumura neza. Akandi kantu rero ndabazaniye ni aka sikara. Sikara abantu benshi barazizi, ni uduparufe twiza duhumura. Akenshi abagabo nibo bakunda kutugura, kuko burya abagabo ntabwo bakunda ibintu bipika cyane, bakunda ibintu bituje. Ariko rero nawe musore, mu gihe utarabona bya bihumbi 15 byo kugura ya parufe, bya bihumbi 30, bya bihumbi 25, bya bihumbi 10 byo kwagura parufe ihenze, aka kantu wakifashisha. Numvise ari umuti, nabonye ari umuti ku bantu b'abasore benshi, ku bantu b'abapapa. Nawe mukobwa udakunda ibintu bipika cyane, aka kantu nako nabonye ari akantu keza cyane wakitera ukagenda wumva umeze neza. Karibu wihahire utuntu tw'amafaranga makeya kandi wakwifashisha umunsi ku wundi. Abantu utari ujya tuyamba abantu bifitiye ibihumbi 5 byawe, bifitiye 6 byawe, 7 byawe. Utu tuntu biterwa naho umuntu yaranguriye rwose, nta muntu wabura kugwaka agaparufe ukagenda wumva umeze neza nta kibazo ufite. Utu tuntu muratubona, ni utuntu dukora umuti ukagenda wumva umeze neza nta kibazo ufite rwose. Ku mafaranga yawe makeya ukagenda wumva wihumurira
mu gihe utarabona ya mafaranga yo kugura za perfume zihenze waba wiyambisha tuno kantu. Fiyero barakati ruje andi fiyero, mwatubonye ni utuntu twiza umva. Fiyero yo wumva ikora umuti, barakati ruje ikora umuti mu gihe utarabona amafaranga yawe wajya kugura ibihumbi 35, ibihumbi 70, 80, mu gihe utarakora iyo bije ngo ubone amafaranga uri afite, waba aka kantu ni keza, ni akantu kadatera ibizinga ku myenda, ni akantu keza bitera ukumva uri guhumura umeze neza. Ku bamama, ku bapapa ni karibu, kandi n'abamama n'aka ngaka nako baragakoresha, upfa kuba wowe ubwawe wumva ikunogeye. Ubundi cyane ni uko tugomba kwikunda mbere y'uko abandi badukunda. Niba wumva akantu kaguhumuriye neza, witekereza ko hari n'abandi kazabahumurira neza, wowe upfa kuba wumva gusa kaguhumuriye, sibyo? Akandi kantu rero mwatubonye, izi ni body spray zihumura neza, ziryoshye, umva zo rwose n'iminsi 2-3 zaba zikiri mu mwenda. Ariko nanone mu gihe utarabona amafaranga y'izi body spray, kakweretse twa tuntu twa makeya. Ariko wowe ushaka body spray iguhumurira neza, wumva uragenda wumva umeze neza, wakoresha izi. Hari n'izindi nziza nazo nzazibereka, ariko nari ndi kuganiriza ba bantu uhora witinyatinya wumva ku muntu wawe kuriya ngo uhumura neza, wasanga uriya muntu wahembwa amafaranga menshi, kandi ugasanga yiteye akantu k'ibihumbi 2, 3, 5. Icya mbere ni uko wowe uzi icyo ukeneye kurusha icyo abandi bakuziho ko ukeneye. Wowe banza wimenye, umenye ngo ndashaka guhumura, ese nabona parufe y'ibihumbi 3, ese nabona parufe y'ibihumbi 5, ese nabona parufe y'ibihumbi 8, ese nabona parufe y'ibihumbi 10, bitewe n'urwego rwawe. Genda kuganira n'abantu bazi urwego barimo, 50, 40, wowe ukaba utayabona, bageza wigura uduparufe. Impamvu bazigihari ku isoko baziranguza ugasanga parufe ihagaze 3,000, nuko bazi ko izo parufe imeze neza nta kibazo yagutera. Mu by'ukuri nawe ngwino uhumure, ngwino use neza, ngwino wihumure, ngwino wiryohere. Ni karibu rero. Mwakoze kubana natwe, mwakoze kudukunda, mwakoze kudukurikira. Imana ibahe umugisha. Nshimiye abantu bose mukomeje kutwereka ko turi kumwe, mukomeje gukora subscribe. Nawe utarayikora kanda aho ukore subscribe, kandi ku nzogera ukore share, ukore like. Ni bwa buzima n'ubundi busanzwe, dukomeje kungurana ibitekerezo, inama, kugira ngo tuzamurane, mufate ukuboko nanjye mufate ukuboko. Mwakoze cyane no kubana natwe, naho ubutaha. Shalom.